noneho hano hari umutako. uyu mutako ukoze mu masaro, ariko nubwo ukoze mu masaro ufite umwihariko. mo imbere uri kubona yuko harimo icupa bwoko ki? icupa ry'inzoga rimeneka, icupa ry'inzoga. urabona yuko ari icupa ririmo nta kandi. Igize hino turebe iryo cupa. Iri ngiri si rya rindi? Iri ngiri handitseho ngo Nguvu Gin. Nguvu Gin isigaye ibyaza umusaruro mu Rwanda? Ibyazamo umusaruro hakavamo ikintu cyiza kandi gifite agaciro. Yego. Tuzi yuko rino cupa iyo bamaze kurikuramo inzoga ibirimo bahita barijugunya. Yego. Njye natekereje mbona yuko abantu benshi baranabikunze bakunda kuyinywa, amacupa ugasanga bayataye yandagaye, kandi iyo yandagaye yangiriza ibidukikije, agashobora no kuba yadukomeretsa natwe tukaba twakuyamo indwara nka kanseri. Natekereje rero mbona dushyizeho amasaro byavamo ikintu gikomeye kandi cyiza kinogeye amaso. Ndiboheraho amasaro havamo umutako. ubu washyiramo ururabo ushaka bitewe n'aho ushaka gutaka. N'abakecuru bacu nubwo bashaje bagomba kugendana n'ibintu bigezweho. Bagomba kuba nabo bafite nk'agasakame babikamo telefone, imfunguzo. Aka ni agasakame k'ababyeyi bacu bakuze. Reka twongere tubasuhuze kandi twifurize ishya n'ihirwe kuri mwiza mudukurikiye muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, n'abo muherereye mu mujyi wa Kigali. Nizere ko mwese bameze neza, abari bota amasimbi, amahoro y'Imana abane nabo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa bita Diane, n'umukobwa witabiriye amarushanwa ya Youth Connect Award. Ubu ngubu akaba amaze kugera ku rwego rw'akarere. Gusa yari abikwiriye. Abari kuri kamera z'Icyapa murabona afite ibikoresho bihambaye, afite uburyo akora mu masaro, agakora udukapu tw'abakobwa byanditse. Abanza ubibwire bamenye amazina yawe yose, ubabwire ntahantu ukorera, ubundi utangiye unadusobanurira ibintu ubikora gute kuko byanditse. Murakoze, nitwa Niyobowe Diane, nkaba nturuka mu karere ka Nyanza, ari naho nkorera, umurenge wa Busasamana, umudugudu ni uwa Kigarama, akagari ni aka Nyanza. Yego, murakoze cyane. Diane rero nk'umuntu ufite impano imeze gutya, ntabwo hano turi kwa pati, ugomba kuba ushabutse ibintu, ugomba kwisobanurira abanyarwanda bakabona ko nawe ufite impano ndetse zitangaje, by'umwihariko nk'umukobwa ukiri mutoya, nk'umukobwa w'urubyiruko, ndetse ufite n'ikintu ugiye kwigisha urubyiruko muri rusange. Yego. Ubundi uyu mushinga wawe ukora ni bwoko ki? Ukora ibintu bijyanye n'iki? Umushinga witwa gute? Wadusobanurira muri rusange. Uyu mushinga ni ubugeni mu bintu bijyanye n'umuco gakondo, kuko tuzi ko kera abakobwa bagiraga urubohero, usibye yuko ubu mbona bigenda bicika, ariko dukomeje kubisigasira, nubwo tutajya kwihisha tukabikorera n'ahagaragara, ariko bikagaragara yuko dukomeje gusigasira umuco nyarwanda. Ibintu rero izina ryabyo ndi guteganya kubyita amazina yanjye muri ino minsi, abyita Niyubahwe Shop. Niyubahwe Shop. Yego. Ni ibijyanye n'iki? Ndimo ndabona ibintu ufata ariko sinari sindasobanukirwa ni ibijyanye n'iki, kugira ngo n'abadukurikiye muri rusange babibone. Ibi ubona ndi gufataho, izi ni inkweto z'ubudodo. Tumenyeye yuko abamasayi baducuruza inkweto zikomeye, ariko natwe abanyarwanda twamenye ko byikorera, natwe dusigaye tubibagurisha. Iyi ni inkweto y'ubudodo ariko ntabwo iruzura, dore iyuzuye ni iyi ngiyi. Ni ubudodo, ni sandari y'abagabo, urabona yuko ari nziza. Mu gihe umusore cyangwa se umupapa avuye nko mu modoka akaba yayambara, urabona yuko ari nziza cyane, ko hari n'abantu bafite ikibazo cyo kuba bakwambara inkweto zifunze, inzara zabo zikaba zagira ikibazo zakwangirika. Ese Diane, iyi nkweto ikoze mu ki? Iyi nkweto ikoze mu budodo, iyi mishumi ni ubudodo. Tuno tuntu ubona tuzengurutse twakwita nk'urugori, narwo ni urudodo twazengurukishije. Noneho hano ni simirikwire, ahangaha inyuma ariko gashya karimo ni ipine y'imodoka. Iyo ni ipine y'imodoka? Ni ipine y'imodoka. Ipine y'imodoka tumenyeye yuko iyo imodoka isarishije ipine bayijugunya, kandi iyo bayatwitse yangiza ikirere. Njyewe naratekereje ndareba, ndavuga ati kugira ngo twirinde tureke no kwangiza ikirere cyacu, twazifata tukaziponsa, tugaponsa iyo pine,
tukaba twashyira ku nkweto ukaba wayambara igihe kinini kirambye. ibyo ni inkweto, ibyo bindi ndeba ku ruhande ni bike, hari ibyo ndeba aka waziritse. ni agasakoshi, Aba, urabona yuko ari agasakoshi kabereye abakobwa wow, b'inkumi, wow. yego gakoze mu masaro. Mm. Ni amasaro n'urudodo ariko urudodo rudasanzwe batondeka amasaro n'ubundi mu busanzwe. neza ako wambaye gafitanye isano n'ako ngako uwo mukobwa wawe ukuri iruhande yambaye rwose ni bumwe. aka nambaye n'ako uyu mukobwa wanjye yambaye Yego, rwose ni bumwe, ndabona ni mu ubamurishije. masaro, yego. Uwo mukobwa iyo myambaro yambaye n'ako gashakoshi yambaye bihuriye hehe n'ibyo ukora? Noneho uyu mukobwa iyi myambaro yambaye nayo niyo nkora nkoresheje intoki, ntabwo nkoresha imashini, nkoresha intoki nkaba nakubohera ibintu bijyanye n'ibyo wakwambara wenda ugiye ku mazi, like ugiye mu butembere, nyine urabona yuko ari imyenda y'ibirori, n'aka gasakoshi ni ak'ibirori. Noneho hano hari umutako, uyu mutako ukoze mu masaro ariko nubwo ukoze mu masaro ufite umwihariko, Yego. mo imbere uri kubona yuko harimo icupa Icupa bwoko ki? icupa ry'inzoga rimeneka, icupa ry'inzoga urabona yuko ari icupa ririmo nta kandi. Igize hino turebe iryo cupa, iri ngiri si rya rindi Iri ngiri handitseho ngo nguvu jini, nguvu jini isigaye ibyaza umusaruro nk'uko buryo. tuyibyazamo umusaruro hakavamo ikintu cyiza kandi gifite agaciro. Yego. Tuzi yuko rino cupa iyo bamaze kurikuramo inzoga iba irimo bahita barijugunya. Yego. Njye natekereje mbona yuko abantu benshi baranabikunze bakunda kuyinywa, amacupa ugasanga bayataye yandagaye, kandi iyo yandagaye yangiriza ibidukikije agashobora no kuba yadukomeretsa natwe tukaba twakuyamo indwara nka kanseri. Natekereje rero mbona dushyizeho amasaro byavamo ikintu gikomeye kandi cyiza kinogeye amaso, ndiboheraho amasaro havamo umutako. Ubu washyiramo ururabo ushaka bitewe n'aho ushaka gutaka. Wow. Iki ngiki ureba hano ku ruhande ni icupa rya mayoneze. Icupa rya Ni mayoneze? icupa rya mayoneze. Ko ndeba ari akantu gatatse neza. Uri kureba hano iyi ndodo, ni indodo nazengurukijeho. Wow. Hano narakoresheje, abantu bashobora kuba bazi ibintu byo kuboha bari kubyumva, naraboshye. Noneho hano ngenda nzirikiraho, ngeze hejuru ndongera ndaboha, havamo akantu keza ko kuba wabikamo inshinge, udukoresho. Hindukiza muri kamera neza turebe mo imbere. Urabona ko harimo utuntu tw'udukoresho ngenda nifashisha. Noneho Abanyarwanda ndagira ngo nibutse abakurikiye Icyatwa TV, atweretse uburyo ashobora kuba yafata irya cupa rya nguvu jini, ya macupa y'amarikeri abantu bafata bakajugunya, akaba yakwangiriza abantu ndetse rikaba ryagutema muri rusange, ariko ubu we abibyazamo umusaruro akabigira umutako. Iri cupa rya mayoneze rero cyakoze uranyinshi, ntabwo nzi ko ushobora kuba wafata iriya cupa rya mayoneze tujugunya wowe ukabibyazamo uno musaruro umeze gutya, umutako mwiza. naryavamo umutako Ako mwiza. kantu se ugatuma umutako cyangwa utundi tuntu umuntu ashobora kuba yabika? Akantu ushaka wabikamo nk'utuntu tw'inshinge nyine dushobora gutakara ntuhite utubona ako kanya, watubikamo hano cyangwa se waba ushaka ugahinduramo ivaze ry'indabo. Wow. Yego. Ako rero Aka mfite rero urabona yuko hano natekereje ku rubyiruko, ku bakobwa, ariko narebye ntekereza yuko n'abakecuru bacu nubwo bashaje bagomba kugendana n'ibintu bigezweho. Bagomba kuba nabo bafite nk'agasakame babikamo telefone, imfunguzo. Aka ni agasakame k'ababyeyi bacu bakuze, baguye kangushe. Noneho si ibyo gusa, natekereje n'ababyeyi, abadamu, abamama bafite impinja n'ababa badafite impinja. Urabona yuko iyi marete ni nziza, ni marete bakwambara ku bintu byose. Ndi kubona ni nziza, ni amasaro ariko aya masaro akoze mu biti. Amasaro akoze mu biti. Wow. Urabona yuko imbeba rwose tuba twazikomereye, Yego. nta mbeba yakoraho gucika bikareka, ni ukwiberaho neza mu munezero. Biragaragara. Rero iyi marete mo imbere harimo ikintu twakwita nk'umwenda, ariko uyu mwenda urimo urakomeye. Urakomeye, harimo kawuci.
kawuci ku bantu bakora inkweto barayizi, nayo ituma ikomera kandi igakomeza kumera neza. yego. Ndagira ngo usobanurire neza abanyarwanda muri rusange ibi bintu ni wowe ubyikorera, ubikorera hehe, ni hehe ubikorera muri rusange? Ibi bintu ni njyewe ubyikorera, gusa ntabwo ndagera ku rwego abantu badukurikiye wenda bashobora kuba bamfasha baganira nk'iy'umwuga ndacyakorera mu rugo. Rero ibi bintu ndacyabikorera mu rugo, ntabwo ndagera aho gukorera hafatika, gusa nteganya yuko umunsi nahagize aho nkorera hafatika nzafata abanyeshuri njye mbigisha, urubyiruko rugenzi rwanjye dufatanye nyine twiteze imbere, tureke kwirirwa mu mihanda, tureke kuba ibisambo, twese dukure amaboko mu mifuka twikorere. Nagusanze uri mu marushanwa ya Youth Connect Award ndetse ukaba wari ku rwego rw'akarere. Ese muri rusange nizera amahirwe y'uko watsindira ari n'amafaranga yawe yo muri Youth Connect Award, ubona ari iki wayakoresha cyangwa ubona ari iki yagufasha mu bijyanye na business zawe? Aya mafaranga ngiye ubuntu nkayatsindira cyangwa se Imana ikantunga inkoni nkayabona, nakwigisha urubyiruko rugenzi rwanjye, nkagura business ku buryo mbasha gukoresha abakozi, nkashinga nyine uruganda cyangwa se nk'ahantu, ku buryo turabizi neza ko Nyanza bakunda kuyisura mu bintu byinshi, ku buryo nanjye bazajya baza bakansura bakareba ibintu nkora, kandi isurwa n'abazungu, abazungu nabo bakunda bino bintu, noneho byongeye ari na made in Rwanda, ndakeka yuko batabyanga babyishimira cyane. Aka kanya umuntu udukurikiye ku Cyatwa TV avuze ati ino style y'uno mukobwa yambaye ndayikunze, ashobora kwibona kurangaye se iri ku isoko cyangwa ntabwo arabishyira ku isoko? Biba biri ku isoko, ashobora kwibona ku 35,000. Umukobwa agakapu katarimo uyu mukobwa akabona iyi style y'uyu mukobwa uko imeze, ni ku 35,000. 35. Yego. Nyamara utangiye gukirigita ifaranga. Tukiri aho ngaho, abakiriya urabona niba ubwo hari igihe watangiye gukora, hari imyenda ushobora kuba warakoze ku buryo waba ushobora ati ngewe muri imyenda kandi y'ibyo soko, byari byakora cyangwa mu Rwanda agiye kuba bagiye kugurisha? Kugurisha ntabwo ari ubwa mbere byari bigiye kumbaho, kuko akenshi na kenshi nkunda kugurisha inkweto z'ubudodo, nkagurisha n'utu dukapu, kuko iyi myenda yo itangiye vuba, nibwo ubumenyi butangiye kwiyongera, gusa nayo nayicuruza ntabwo bwari ubwa mbere. Yego. Tukiri hano ndagira ngo udufashe hera kuri izo nkweto z'ubudodo. Yego. Aka kanya nk'umukiriya ukurikiye Cyatwa TV, ari umukiriya wawe, ari wifuza kuba yakugurira iyi nkweto wamucangaye? Iyi nkweto ari umukiriya wanjye yifuza kuba yangurira, namuhananura igiciro, tuzi yuko sandari y'abagabo iba iri nko ku 600 kandi ari iy'uruhu, kuko ngewe waba uri umukiriya wanjye zo kunteza imbere nayigurira ku 5,000 ukambara ukaberwa, ku buryo wakwishima nabigukorera ukishima. Wow, nta nubwo zinahenze, nayo igiye kwikanga ngira ngo ugiye kuducira 20 bitewe n'ukuntu uba wagakoze neza. Iyo nkweto yindi ikurikira? Iyi nkweto yindi ni iy'abakobwa. Yego. urabona yuko ari inkweto nziza cyane, ku 4,000 wayigura. Yego. Niyo makeya ashoboka. 4,000? Yego. Ariko iyi nkweto wari utarayirangiza? Iyi nkweto ntabwo ndayirangiza. Yego. Nagira ngo ngo munsi uzashyiramo iki? naho nzashyiramo umupine w'imodoka. Nk'uko nabivuze, nagira ngo nyine uko twabivuze haruguru, nari naje mu marushanwa ya Youth Connect, nagira ngo babone yuko ibi nari ngiye kubyikorera. Yego. Yego. Tugeze kuri ubwo bushakoshi. Reka duhere kuri ako ngako karimo rya cupa rya rikeri. Yego. Yego. Wadusobanurira iyo nangahe umuntu agakunze uwo mutako mwiza gutyo wamucangaye? Ukunze uno mutako ni 15. Ukagenda ugataka mu nzu agasa neza, kuko urabona yuko kari hano hari ibintu byiza cyane, noneho akarusho iyo wasize mu rurabo. Yego, bari byiza. Tugeze kuri mayoneze. Kuri mayoneze. Tugeze kuri mayoneze. Iyo mayoneze mayoneze yo ntabwo ihenze, ibiciro byarananutse, 5,000. 5,000? Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu uyifite 5,000 yakoresha iyo mayoneze ese turabyita mayoneze ra? Yakoresha kavaze. Ako kavaze kagaragara nk'ivaze. Yego, ku 5,000. Ku 5,000 yabika utuntu twe neza
tukagira umutekano. tugeze kuri bwa bukapu wagiye ubwira ariko ugera ntandukanyirize ngo hari ubwo abamama hari ubwo abadamu hari abakecuru Dore aka ni ak'abakecuru, kanyereke neza kanyereka muri kamera aka ni ak'abakecuru. yego Noneho aka ngaka ni ak'inkumi. wow ariko ubu abantu bari hiyo koko urabona yuko ari keza cyane rwose. yego Noneho aka ngaka ntabwo ari ak'inkumi zimwe zisanzwe, ni ba bandi nyine baba baratubyaye uri kumva nk'umuntu wabyaye ntabwo arasaza cyane. yego aka rwose kaba kamubereye, yashyizemo akabiri, ababizi ababyeyi bacu baba basenga, akajya gusenga biba ari byiza cyane. twose ni amasaro twose ni amasaro, dukoze mu masaro. yego aka n'utu ngutu bikoze mu masaro amwe. yego noneho iyi ni iy'ababyeyi nk'uko nabivuze, ababyeyi bafite abana kuri iki gihe ntabwo bakitwaza ibibindo cyangwa se ibyahi, muri makeya basigaye bitwaza pampa. hano ushyiramo pampa ukagenda rwose uberewe, kandi ntabwo bigusaba ngo wambare ngo ujyanishe, kuko imyenda yose wayambara urabona yuko byajyana. yego yego wow tugeze noneho ku biciro. duhere kuri kamwe k'abakobwa. kano k'abakobwa. ako k'abakobwa, umukobwa udukurikiye aka kanya ku Cyatwa TV akavuga ati nkunze utu tuntu Diane akora, aka kantu ko nakunze yaca ngaho, ndagira ngo umfashe ku giciro nyine nawe uzi neza ko wagurishaho. yego yego ku mukobwa ushaka kano gakapu yakabonera ku bihumbi 12. kambere turebe ukuntu yaberwa. yabirwa pe, yakabibonera ku bihumbi 12. ntabwo byabingana n'uko ajya kugura k'imyenda kwa 15, kuko kano nta garanti kagira, nta gucika, nta gusaza. ngaho rero ngo barangiye kuberwa. ntibaharanira ibyo kamo. twagiye noneho twagiye kuri kano k'abakecuru bacu. abakecuru bacu nyine aka ngaka bakagura ibihumbi 7 byonyine, agashyiramo telefone n'utundi tuntu akagenda ameze neza. noneho ko bitandukanye ku biciro. biratandukanye. kubera iki bitandukanye? impamvu bitandukanye, kano urabona yuko ni agasakame, amasaro ibikoresho materiyeri igiyeho ntabwo ibingana n'iri kuri kano. niyo mpamvu. noneho iyi sakoshi nayo ku mama waba uyishaka, ushaka kuzakuza umwana we akamwereka icyo yifashishije kugira ngo amurebe neza abe yabasha gukura, amugirira isuku, ni ku bihumbi 15 niho yayibonera. 15 ubwo ari 14 ntabwo ntacyo mwavugana. 14 oya 15 zisigaje ako ngaho mama akari batoya batanakuze cyane. yego aka ngaka ari 13, kuko urabona yuko paseri gafite ntabwo ari nk'iyo kano gafite. aka niko gafite paseri nini, ni 13. yego akambara akaberwa. ibi bintu hagize umuntu ubona ko ari byiza, wenda arabicuruza muri rusange akifuza ko wamukorera byinshi, ufite ubushobozi bwo kuba wakorera abantu benshi batandukanye, cyangwa ubushobozi bwawe ntabwo buhagije ku buryo wakorera wahaza isoko? ubushobozi bwanjye ntabwo buhagije kuba ku buryo nahaza isoko, ariko ndateganya yuko hari igihe kizagera nkajya mpaza isoko n'abantu badukurikiye. hari nk'uwambona akavuga ati reka uno mwana musapotinge, yabakoze cyane. yego aka kanya rero reka dusoze ubwira abantu badukurikiye nimero za telefone, hagize uwaba yifuza kuba yakugura icyasha yakugurira, cyangwa se uwaza ngo umufashe mu buryo bwo kubimenya. ntarasoza sinzi nimba ubyihererana ni timu mukorana cyangwa ubikora wenyine? mbikora njyewe. yego reka twizere ko hari n'abandi ushobora kuba bazafasha mu buryo bwo kuba bakwiga nabo bakabimenya by'umwihariko nk'urubyiruko. reka rero turimo turasoza ubwire abantu badukurikiye nimero za telefone kugira ngo hagize umuntu umukenera akaba yaguhamagara. nimero yanjye ya telefone murakoze, ni 07 8 790 32 73. isubiramo 07 8 790 32
73 murakoze. ukorera ahagana hehe akarere kanyu? Akarere ni aka Nyanza, umurenge ni uwa Busasamana, akagari ni aka Nyanza, umudugudu ni uwa Kigali. Diane, turagushimiye kandi kuraje kabisa, ufite impano ndetse ndizere ko utazayiherana, uzagenda gisha n'abandi bantu bagiye batandukanye. Mwakoze kuba mwitabiriye ikiganiro ku Cyatwa TV.